Perezida Paul Kagame yagarutse ku by'inyubako zasenywe ndetse avuga yuko abatanze itegeko ryo gusenya izo nyubako bagomba gufatirwa ibihano. Ni nyuma y'uko umujyi wa Kigali wasobanuye iby'inyubako zagaragaye zisenywa ndetse zituwe. Reka rero ibi ngibi tubyinjiremo turebe ubundi abangaba batanze itegeko ryo gusenya izi nyubako ni ibihe bihano bari buze gufatirwa. Gusa nabo ku rundi ruhande abihagarariye basobanuye impamvu izi nyubako zasenywe ndetse n'umukuru w'igihugu yabigarutseho. Reka tubyinjiremo neza tubanze turebere hamwe ubundi akandi ku kandi izi nyubako zasenywe kubera iki, hanyuma turi buze kureba amagambo yaje kuvugwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'ibihano bari buze gufatirwa nyuma y'uko batanze itegeko ryo gusenya izi nyubako. Umujyi wa Kigali washyize umucyo ku nzu bivugwa ko ari ishuri ryubakwaga mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ryagaragaye risenywa rigeze mu madirishya, ugaragaza ko ba nyiraryo bubatse batabiherewe uburenganzira. Ibi byose ubundi byatangiye kuwa 31 Werurwe 2026. Uwitwa Niyigaba Clement ashyira ubutumwa kuri X bugaragaza abantu bahirika inyubako zari zigeze mu madirishya zubakwa. Niyigaba wagaragaye avumira ku gahera umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo yatangaje ko mu mwaka wa 2024 bubatse ishuri batangirana abana 50, mu mwaka wa 2025 bagira abana barenga 180 nyuma y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kirabasura kibemerera kwagura ishuri ryabo. Yavuze ko baguze ikibanza imbere yabo basaba icyangombwa ndetse umwe mu bayobozi b'umurenge wa Jabana abizeza ko babikora ndetse abaha n'ibyangombwa. Arakomeza ati twarubatse, hanyuma kuwa gatanu ushize umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Bernard Bayasese ategeka ko dusenyerwa nta nteguza duhawe, atigeze anahagera ahubwo dushiduka bari kudusenyera ataduhaye no kubitekerezaho. Twamusabye ko niba nta kindi cyakorwa twakwisenyera ariko bitabaye ngombwa yuko yohereza abantu badusenyera mu gihe turi kubikora. Avuga ko turi gutinda cyane none haza abantu mu buryo bitunguranye bahita basenya iyo nyubako. Niyigaba rero wavuze ko ahombye arenga miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda arenga yasabaga kurenganurwa mu buryo bw'amategeko. Ndetse uyu mugabo nawe watanze itegeko ryo gusenya inyubako bishobora kuzamugiraho ingaruka mu gihe uwasenyewe yari afite amarira atoroshye cyane. Kuvugurura rero urukuta rwavuyemo kubaka ishuri, reka nabyo tubirebeho. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Aime Claudine yasubije Niyigaba kuri X agaragaza ko batse icyangombwa cyo kuvugurura inzu ishaje ifite metero 7.5 kuri 7 ndetse aragihabwa. Yavuze ko iki cyangombwa cyerekana ko bagombaga gusana inkuta ebyiri zirimo urw'inyuma n'uruhande rw'ibumoso no gusimbuza amabati, kumubuza guhindura imiterere y'igisenge inzu isanganywe no kongera cyangwa se kugabanya ibipimo inyubako isanganywe no kubaka uruzitiro cyangwa se umukingo. Ati kuvugurura gutya tubyemerera umuturage kugira ngo ature mu nzu idashyira ubuzima bwe mu kaga mu gihe runaka, kuko iki kibanza kiri muri zone yagenewe ubuhinzi. Ku gishushanyo mbonera hamwe nk'uko byagaragaye
kandi iri shuri riri hagenewe ubuhinzi ku gishushanyo mbonerahamwe cy'aka karere ka Gasabo, ntabwo hemerewe kubakwa by'igihe kirekire. Ntirenganya rero yagaragaje ko uwahawe icyangombwa cyo kuvugurura atagikoresha ibyo yagisabiye ngo birangire arimo kubaka inzu nshya. Niyigaba yavugaga ko zari inyubako z'ishuri mu gihe we yari yasabye icyangombwa avuga yuko agiye kuvugurura iryo shuri. Ati ntibikwiye ko umuntu yakubaka ishuri nta ruhushya, kirazira. Ngendeye ku makuru watanze, Enjeniyeri wa Jabana ntabwo yatanga icyangombwa cyo kubaka, nta bushobozi abifitiye. Uburyo bwonyine bwo gusaba icyangombwa cyo kubaka ni ukunyura muri sisitemu yo kubaka, ukabisaba ukajya kuri website yabo ukabasha kuba wabisaba, bityo ukabyemererwa bitewe n'ahantu ugiye kubaka, cyangwa se ukaba wabihakanirwa. We rero ibyo ntabwo yigeze abikora, ahubwo yasabye icyangombwa cyo kuba yavugurura, hanyuma yiyubakira inyubako yavugaga ko ari ishuri. Yashimangiye ko iyo bigenze gutyo uyu muntu ahanishwa gukuraho ibyo yubatse, atabyikuriraho ubuyobozi bukabikuraho, akishyura ikiguzi cyatanzwe mu kubikuraho. Umujyi wa Kigali wibukije abantu bose ko kubaka nta byangombwa bitemewe, kandi ko ibyo wubatse nta byangombwa hakurikizwa amategeko abigenga bigakurwaho. Yavuze ko umujyi wa Kigali wazanye uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bwo kugenzura imyubakire, ku buryo inzu zubatse nta ruhushya ziboneka zose kandi zigakurwaho. Ati turasaba abatuye umujyi wa Kigali gukurikiza amabwiriza ajyanye n'imyubakire kugira ngo birinde ibihano n'ibihombo, bityo dukomeze twubake Kigali yacu dukurikije igishushanyo mbonera. Ibi ngibi wowe urabyumva gute? Duhuriye muri komenti, hanyuma kuri subscribe kugira ngo duhure mu biganiro biruze gukurikira iki ngiki, turebera hamwe amakuru aba agezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.